niba wari wavuga yuko imisatsi yawe itagikura cyangwa ukabubona yuko imisatsi yawe itagikura, iyi video ni yawe. Hey guys, muri iyi video uyu munsi ndaza kubaganiriza ku kibazo abantu bose bahuye nanjye, abantu bose babonye imisatsi yanjye, bose bambaza ese ukuziye imisatsi yawe ute, ese n'icyo ukora kugira ngo wite ku misatsi yawe. Uyu munsi nibyo bibazo ndibuze gusubiza, ndaza gusubiza ibibazo byose bijyanye n'imisatsi, ibikoresho umuntu akoresha, uko umuntu abikoresha, igihe ubikoresha. Muri iki gihe ndaza gukora series y'ama video aho nzajya nsobanura buri kintu cyose kijyanye n'imisatsi natekereza ko buri muntu wese ashaka kumenya. Ikintu cya mbere ndi butangirireho uyu munsi ni fondation y'imisatsi, ariyo koga mu mutwe. Ukuntu woga mu mutwe, bikoresha ukora, uko woga mu mutwe nabyo biba bifite icyo bivuze mu mikurire y'imisatsi yawe n'ubuzima bw'umusatsi wawe muri rusange. Ubwo niba utekereza ko ibi ngibi ari ibintu ushaka kumenya, kanda kuri subscribe, umpe na like kugira ngo nshobore kumenya niba aya mavideo ari amavideo mukunze, kugira ngo nkomeze nkore nk'aya gaya. Ikintu ugomba gutekerezaho ku bijyanye n'imikurire y'imisatsi yawe cyangwa se gukuza imisatsi yawe no kwita ku misatsi yawe muri rusange, ugomba gutekereza yuko hari uruhu aribwo aho imisatsi yawe ikurira, ubundi hakaba harimo n'imisatsi ubwayo. Ubwo kugira ngo dutangirire kuri fondation, turatangira dutekereza se twakita gute ku ruhu rwo hasi kugira ngo imisatsi yacu ikure neza, ikure ibyibushye nk'uko yakagombye. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni ukwitaho yuko uruhu rwawe rusa neza, rufite isuku. Bivuze koga mu mutwe ku gihe, bitari bya bindi yuko ufura mu mutwe nka rimwe mu mezi 3, mu mezi 4. Iyo udafuze mu mutwe nko mu gihe cy'amezi 3, ufite uruhu rushaje, ruba rukomeza rukura rujyaho, ruba rukicaye ku mutwe wawe. Ikindi cya kabiri, ufite amavuta ku mutwe wawe ahora agenda akura. Ubwo ayo mavuta nta hantu aba afite. Ubwo imisatsi yawe na rwa ruhu rushaje na ya mavuta babibyiganira bwa bwenge butoya bw'imisatsi buba buri kugira, bituma umusatsi wawe ukura unanutse, bigatuma n'umbaraga umusatsi wawe ufite ziba nke, bigatuma umusatsi wawe vunika, ubunanutse, ubona ubusatsi bufashe ku mutwe nta n'ubuhari. Ubwo niyo mpamvu koga mu mutwe aricyo kintu cyangombwa. Koga mu mutwe, ugomba kwita ku ruhu rwawe rwo ku mutwe niba ushaka gukuza imisatsi yawe no kwita ku musatsi wawe kugira ngo ube ufite umusatsi mwiza. Shampoo ni ya mbere. Hari video mfite isobanura ku bikoresho nkoresha n'impamvu mbikoresha. Ubwo niba mushaka kumenya ibikoresho ngiye nkoresha, mushobora kureba iyo video. Ariko nanone nzakora video nshobora kubabwira neza ibindi bikoresho mu gihe utabonye wenda nk'izo shampoo cyangwa se ibikoresho ngiye nkoresha ushobora gukoresha kugira ngo ushobore kwita ku misatsi yawe kandi neza. Ku mutwe, ngewe ukuntu noga mu mutwe biterwa nuko ngira ikibazo cyuko ntagera ku mutwe wanjye ku ruhu neza, ariyo mpamvu noga mu mutwe nashize imisatsi yanjye mu bunyabubiri kugira ngo nshobore kugera ku mutwe, mpoze neza mbere yuko mbihambura, nkoza n'imisatsi kugira ngo ya myanda aho mba nagiye, ibintu byose biba byagiye ku mutwe nabyo bisohoke. Igice cya kabiri, mu gihe cy'uko umajije kurangiza kwita kufura mu mutwe wawe, ni ugukoresha maske cyangwa se vitamine. Maske na vitamine ubundi biba bivuze ikintu kimwe, ariko abantu benshi bo mu Rwanda bakunda gukoresha vitamine, abo hanze y'ibihugu kenshi bakunda gukoresha maske. Akazi ka maske ni ugufasha umusatsi wawe ukasuvunike, ukawuha intungamubiri, ukawuha imbaraga zo kugira ngo utavunika vuba, kuko turabizi yuko umusatsi wumye uravunika. Umusatsi utoshye ntabwo bivuze yuko ari umusatsi utose. Umusatsi utose n'umusatsi utoshye ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubwo rero maske iguha wa musatsi wawe imbaraga uba ukeneye kugira ngo ushobore kuba utoshye umeze neza nk'uko tubishaka.
mask ukuntu uyikoresha uyishira mu mutwe ukita cyane cyane ku misatsi yo hasi kuko imisatsi yo hasi niyo ibishaje cyane ugomba kuyitaho cyane kurusha iyindi yose uretse ko n'iyindi yose ugomba kuyita ariko cyane cyane imisatsi yo hasi ugashiraho mask mu musatsi hose ubundi ukita cyane cyane no hasi kugira ngo ube ubizi yuko ya misatsi yo hasi ariyo witayeho cyane cyane ushiramo mask ushobora kuyishiramo ukayigumishamo bitewe ni na mask ukoresha ugomba kuyigumishamo igihe gitandukanye hari mask ugomba kuyigumishamo nk'imibare nk'iminota 5 hari n'izindi ushobora ugomba kugumishamo wenda nk'iminota 10-30 biba bitandukanye ariko biba byanetse ku icupa iminota wakagombye kuyigumisha hari abantu bashobora gushiramo nka mask bakayiraza mu mutwe bira bintu ni ibintu bibi cyane kuraza mask conditioner vitamine ibintu ukabiraza mu mutwe umusatsi wawe ukarara utose bira bintu nanjye narabikoze ariko turiga tugahindura uko imyitwarire ibira bintu ntabwo ari byiza bituma umusatsi wawe ugira ikindi kibazo bita hydro fatigue cyo kintu ntabwo uba ushaka kuzakigera kuko ni ibintu byangiza umusatsi wawe bikaguha iyindi process yo gufasha yo kutangira kwita ku misatsi yawe kugira ngo ukemure ikibazo wowe wateye aho kugira ngo twangize imisatsi yacu reka tureke kuzajya turarana ama vitamine n'imisatsi itose niba urangije koga mu mutwe hita ukoresha ureka imisatsi yawe yume mbere yuko ujya kuryama sukarana imisatsi itose ibyo ni kirazira ikintu cya gatatu ukoresha kugira ngo umusatsi wawe ube utoshye nuko ukoresha leave-in conditioner. Leave-in conditioner akazi kayo nukufasha ya mask cyangwa se vitamine wakoresheje mu mutwe kumaramo igihe kirekire kurushaho. Ifasha ya mask kugumamo umusatsi wawe ukaba utoshye igihe kirekire kurusha utayikoresheje. Niko kazi kayo. Akazi ntabwo ushobora kuyishiramo ngo uyishire ku misatsi isanzwe yumye ngo uyishire ngo uvuge ngo imisatsi yanjye ngo nyihaye vitamine. Hari abantu babikora ubundi bakavuga ati "Oh imisatsi yanjye iba yumye no handi nta kintu imfasha." Nukubera kuyikoresha uburyo itakagombye. Leave-in conditioner uyikoresha iyi misatsi yawe igitose umajije gukuramo ya mask yo gufuramo ya vitamine yo gukuramo. Imaje kuyikuramo imisatsi yawe igitose tugomba kumenya igitose utarashiramo isume ngo yumutsemo gake utaragira ute igitose imisatsi yawe igitose nibwo ukoresha ya leave-in conditioner maze ubundi ukabona ugustyling aribwo wenda ngiye nkunda ku blow drying nkakoresha machine nkarambura imisatsi nkunda kurambura imisatsi nkoresheje icyuma kubera ko icyambere ntabwo bituma ndarana imisatsi itose kwa ko kurarana imisatsi itose nanone twavuze yuko bitari byiza bishobora gutuma urushira hydro fatigue. Ikindi cya kabiri uba urambuye imisatsi kugira ngo utagira ibyo bita single strand knot. Single strand knot ni imisatsi ni nka cyagiye umusatsi wawe wafashe ukizirika ukagira ukaba nk'umushumi wiziritse ugafungira cyane cyane bibera hasi. Iyo bibaye rero nta kindi kintu uba ufite cyo gukora ugomba kuwukata kubera yuko bituma iyo uri gusokoza igisokozo kiguma mu musatsi kubera ko bwa buntuza buba bufatanye bigatuma umusatsi wawe nanone ugomba kuwukata wangiritse niyo uri gusokoza bituma umusatsi wawe ucikagurika kurushaho. Ibyo ngibyo ni mu gihe uri koga mu mutwe nibyo bintu byangombwa bikoresho byangombwa umuntu aba akeneye gukoresha kugira ngo agire fondation nziza. Iyo ni fondation yo kwita ku misatsi. Shampoo, mask na leave-in conditioner ni ibintu bitatu ukeneye kugira ngo ugire imisatsi myiza. Ibindi bizaho hejuru. Iyo giye niyo fondation. Ufite fondation nziza ubwo twinjira mu gice cya kabiri. Ese ni ibiki ushobora gukora ni ibiki udashobora gukora. Ikintu cya mbere ugomba gukora ngewe nkunda gukoresha ni ugushira kufata nk'agasume karimo amazi ashyushye cyane cyangwa se mu bafite ama micro-ondes ugafata isume ugashiraho amazi makeya kugira ngo ibitose ariko idatose nanone cyane ukashira muri micro-ondes. Ntabwo ushaka gushira isume muri micro-ondes yumye kuko isume yumye irashya. Hari igihe natwe twabikoze mu rugo isume yacu irashya. Ubwo rero uzabikora uzashira
isume muri microonde idatose, uzajya uyitotsa uyishiraho amazi ku buryo iba ifitemo amazi ariko nanone idatose cyane tuzuye amazi, ukayishyushya ubundi ukayishira hejuru ku mutwe ugifitemo ya maske ya vitamine. Bwa bushyuhe bufasha ya maske kwinjira mu musatsi vuba vuba ikaninjiramo indani cyane kurushaho, ari byo bituma imisatsi yawe nanone ifata ya vitamine vuba vuba, bikanatuma urangiza muri douche vuba vuba kurusha kurindira nka example iminota 30 ukicaye aho gaho urindiriye. Yewe ntabwo nkunda kuguma muri douche igihe kirekire, n'amasaha nkoresha abiri yo kuba ndi muri douche kuri ngewe n'amasaha menshi. Amasaha ubwo buryo bwose nashobora kubika umwanya ndabufata. Ubwo iyo ufashe nk'iyo sumu ukayishaho hejuru, ushobora nko kubika nk'iyo minota 10 aho kugira ngo ube uhagaze muri douche ukakora ibindi bintu uba ukeneye gukora mu rugo cyangwa se mu buzima bwa buri munsi. Tuba dufite ibintu byinshi byo gukora. Igihe uri gusokoza imisatsi yawe muri douche itose, tuzajye twibuka yuko imisatsi itose ubundi ni imisatsi iba idafite imbaraga, iba yataye imbaraga zayo. Ubwo iyo uri gusokoza imisatsi itose ugomba kwitonda neza cyane. Buri gihe uri gusokoza kwanza ntabwo nubwo ari ukubera imisatsi itose gusa, ugomba gusokoza uhereye hasi hano ugenda witonze, ugasokoza imisatsi uhera hasi witonze, nta gushikura. Muri 2024 nta muntu wakagombye kuba ari gufata igisokozo ndego shwi. Tubirekere muri 2023 byo gushikura imisatsi. Tuyiteho nkuko natwe tuyishaka, kuko abantu benshi dukunda imisatsi yacu, cyane cyane abakobwa dukunda imisatsi yacu. Tuzajye tuyitaho nkuko koko natwe tuyikunze, tutayishikura dushikura. Gushikura imisatsi bituma imisatsi yawe icikagurika kurusha ko abantu benshi babitekereza ati ni ugusokoza gusa. Iyo usokoje imisatsi ugasanga imisatsi myinshi uyisize muri douche, ntabwo uri bugire imisatsi miremire. Ikindi kintu nashakaga kuvugaho ni abantu bajya bavuga ati imisatsi yanjye ntabwo ikura. Aricyo kintu twatangiriyeho tuvuga ati se ujye uvuga ngo imisatsi yawe ntabwo ikura. Imisatsi y'abantu bose irakura uretse umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bita alopecia. Alopecia ishobora guterwa n'ibintu byinshi bitandukanye, hari ibikemurwa, hari n'ibidakemurwa, hari n'ibyo ushobora kwikemurira mu rugo, hari n'ibyo ugomba kugira ubufasha bw'abaganga bitewe n'ubwoko bwa alopecia ufite. Ariko umuntu wese ufite, niyo ufite nk'agasantimetero niyo mpaba ari milimetero y'imisatsi, ushobora kubona yuko ari umusatsi wawe ku mutwe, niyo wakora ukumva hariho umusatsi ku mutwe, uwo muntu yashobora gukuza imisatsi yiwe kuba yuko umusatsi wawe urahari. Ahubwo tugomba gushaka se kumenya impamvu se imisatsi yawe iri kuvunika. Kubirabura ikintu cyica imisatsi yacu kenshi ni ikibazo cyo gushikura imisatsi, kuyipfuragura iyo turi gusokoza, kuyishikagura iyo turi gusokoza. Ikindi cya kabiri ni ikibazo cy'uko imisatsi yacu iba yumye, noneho wabifata byombi, imisatsi yumye ukaba uri no kuyishikura uyishukura. Iyo misatsi yawe rwose uzahora uri ruhara idakura, n'agakuze kazajya gakura kadashaka gukura. Ikindi kintu nababwira mushobora gukora ni nko gufura mu mutwe ucunamishije umutwe, navuga ugize umutwe uri kureba hasi. Ariko ntabwo nabagira inama ku muntu utwite ko abikora, kubera yuko bishobora kumugirira ikibazo ku bijyanye n'umuvuduko n'ukuntu amaraso ari kugenda mu mubiri wiwe. Niba ushaka kubikora mu gihe utwite, nakugira inama yo kuvugana na muganga. Ariko ku bandi bose bazima bameze neza bafite ubuzima bwiza, nakugira inama yuko ujya woga mu umutwe wawe ugize, kuko uri gukora massage. Ikindi cya kabiri ari massage, kandi turabizi yuko ifasha umusatsi wacu gukura, kwa nanone ituma ku mutwe hashyuha kurushaho, ari nabyo bituma amaraso aza ku mutwe yihuta, ari nayo azana intungamubiri, imisatsi yacu igatuma ikura kurushaho.
ubwo nabagira inama yo kuzajya mufura mu mutwe mucuritse umutwe. Ese umuntu yakagombye gufura mu mutwe kangahe, nka kangahe mu kwezi, mu mwaka, mu cyumweru? Yewe nkunda gufura mu mutwe rimwe mu cyumweru, nko mu gihe cy'impeshyi hariho izuba ryinshi rituma ubira ibyuya kurushaho, bigatuma no ku mutwe hasa nabi kurushaho. Nkunda gufura mu mutwe rimwe mu cyumweru mu gihe cy'impeshyi. Ariko mu gihe hakonje hayitumba nkunda cyane cyane ko n'ahantu mba haba hakonje, nkunda gufura mu mutwe nka 2 mu kwezi. 2 mu kwezi nibwo mfura mu mutwe, ariko nabwo nkakora ya steps yanjye, hita yuko umusatsi wanjye utoshye umeze neza. Ariko tuvuge nk'umuntu wenda udashoboye kubona ayo maske, ayo vitamine yo kugira ngo yite ku misatsi yiwe, ariko n'uwandi akaba yifuza yuko imisatsi yiwe ikura, namugira inama yuko yakoresha nk'ibintu nk'igikakaruramba. Igikakaruramba ni ikintu cyiza ku bantu bose twakagombye gukoresha, ariko aho ngewe mba kubona igikakaruramba biragoye. Ariko niba hari nk'umuntu uba nk'ahantu kubona igikakaruramba byoroshye, igikakaruramba ni ikintu cyiza, nakugira inama yuko wagikoresha mu gihe wifuza yuko imisatsi yawe ikura. Niba udashoboye kubona ayo maske n'ayo leave-in conditioner bitewe n'impamvu zitandukanye, yuko wenda aho uba bitoroshye kubibona, nakugira inama yuko muri cya gihe uri koga mu mutwe urekeramo amazi, ukareka imisatsi yawe ikumamo gakeya kugeza aho uba wumva yumye ariko nanone idatose. Ubundi ugasigaho amavuta nk'ubuto butandukanye, amavuta utekesha y'ubuto cyangwa se igikotori cyo mu mutwe. Si ukoresha igikotori cyo ku mubiri, kereka vaseline. Vaseline nayo ushobora kwikoresha ku mubiri, nka vaseline nk'iyi ngiyi, kuko iyi ngiyi ni petroleum yonyine ibirimo. Ariko niba ushoboye kubona aya mavuta yo mu mutwe y'igikotori, ushobora kuyashira ku musatsi, ariko nanone sugashira ayo mavuta ku musatsi wumye. Uzajye umanze ushiramo amazi ku musatsi, nanone suwutose cyane, ariko nanone sube wumye. Mbega ushizemo amazi make burimo hagati, ku buryo umusatsi utaba wumye utanatose cyane mo hagati, maze ubundi hejuru ugashiraho vaseline. Kuko ikintu amavuta akora cyangwa se vaseline igikotori ikora, nuko ifungirana y'amazi uba washizemo mu mutwe, ikayafungiranamo igihe kirekire, bituma umusatsi wawe uba utoshye igihe kirekire kurushaho. Ariko impamvu ku muntu washobora kubona ayo conditioner n'amaske ntamugira inama yo kubikoresha, ni ukubera yuko ya vaseline kuyikura mu musatsi ni ikintu kigoye cyane, kubera ko ni petroleum, ifungirana amazi yinjira mu musatsi, ariko nanone nta nubwo asohoka. Ariko ku muntu udashoboye kubibona, ashobora wenda kuba ari byo yifashisha kugira ngo imisatsi yiwe ibe imeze neza. Hejuru yuko washizemo ya vaseline, ukabyibuka mu gihe ugiye koga mu mutwe, ukazajya wibuka kuzajya woga mu mutwe neza, ukibuka yuko ugomba wenda nko gufuramo nk'inshuro 3 kugira ngo ya vaseline washizemo ivemo ku musatsi, wongere ushiremo amazi yinjire mu mutwe neza, kugira ngo wongere none ukore ya steps yawe yo gushiramo amazi, vaseline nibyo. Ayo gaye niyo tips nari mfite. Ubwo niba mukunze iyi video, nongera mbabwire mumpa like, munshire igikumwe, kuko biramfasha cyane kumenya ubwoko bw'amavideo mukunze nayo mudakunze, kugira ngo wenda nzajye nkora makeya y'ayo mavideo mudakunze. Niba ukunze iyi video, mpa thumbs up, mpa igikumwe, kandi niba utari subscribed, kanda kuri subscribe. Ubundi tuzabona ni utaha, aho nzaganiraho noneho ku bikoresho n'ama ingredients ushobora gukoresha kugira ngo imisatsi yawe ikure kuva ku mutwe. Uyu munsi twaganiye ku kwita ku musatsi kugira ngo idacika muri douche. Ubutaha tuzaganira ku bikoresho umuntu ashobora gukoresha kugira ngo imisatsi ikure iva mu mutwe ijya hasi. Ubwo niba wumva ibyo bintu ukunze, please kanda subscribe. Tuzabona ni utaha, kandi bifuriza ibihe byiza.
bye.